Vision Talk. Ndagusuhuje cyane kandi nguhaye ikaze wo dukunda wakoze subscribe kuri Vision Talk official. Imana iguha umugisha, Imana ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose. Warakoze cyane gukanda kuri subscribe niba nawe utarayikanda, nagushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zose ngenda nkugezaho kandi ngenda umutegurira. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'amazina abiri amenyerewe cyane cyane hano kuri social media ariko bica muri iyi minsi. Tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Regis ndetse ndakubwira n'ubusobanuro bw'izina Miki, maze turebe izi character turimo tubona ese aya mazina asobanura iki, ese umwe yaba ari gukina role y'izina rye, ubusobanuro bwaryo cyangwa se byaba bimeze bite. Ubusobanuro bw'izina rero ndetse n'inkomoko y'aya mazina niyo tugiye kurebera hamwe. Tugiye guhera ku izina Regis. Regis ni izina rikomoka mu Kilatini, rikaba rivuga umuyobozi cyangwa se umwami. Mu mashuri y'abihaye Imana, iyo ishuri runaka barihaye izina Regis, icyo gihe Yesu cyangwa se Yezu bitewe n'ukuntu ubyita niwe baba bahaye igisobanuro cy'uko ari umwami. Urumva ko rero Regis ni izina ryiza kandi risobanura neza cyane. Bimwe rero mu biranga ba Regis ni umuntu utega amatwi akumva abandi ndetse akunda kugira inshuti kandi ni umuntu byoroshye kubana nawe, nkuko Miki yabanye nawe mu buryo bworoshye cyane, maze ubu ngubu akaba ari kwibarangurana. Ni umuntu rero ugira ikinyabupfura ariko rimwe na rimwe akaba yarangwa no gukoresha amagambo akomeretsa cyangwa se imvugo nyandagazi. Urumva ko rero Regis ahangaha nawe hari ukuntu aba yifitemo akantu ko guhavya. Regis abashakisha imbaraga igihe cyose kugira ngo abashe gukora ibintu bye neza mu buryo butandukanye, ariko iyo bitabaye arababara cyane. Ni umuntu ugaragaza amarangamutima ye cyane cyane iyo hagize ikintu kimukomeretsa, arababara cyane. Ajya arangwa rero no gushidikanya. Ni umuntu ugoye cyane cyane, ashobora no kugaragaza ndetse no kwishimira no kubabara mu gihe kimwe kandi namenye uko byamubayeho. Urukumva ko rero ibi ni ibintu babigiye bitandukanye cyane. Nakubwiye ko rero ngiye guhereza n'ubusobanuro bw'izina Miki, ubwo nari maze kukubwira no ubusobanuro bw'izina Regis nkuko bigaragara. Ariko Miki, ubusobanuro bw'izina Miki ni izina rero riva kuri Mikael cyangwa se Micheline cyangwa se rikaba risobanura uwasa n'Imana, Miki. Mu rukundo rero ngo Miki burya ngo asobanura umuntu w'umunyabwuzu aganisha ku rukundo rutagira ubwoba. Ni umuntu wuje urukundo n'ubwitonzi, akunda gukunda by'ukuri kandi akamenya guha agaciro uwo bari kumwe uwo ari we wese. Miki rero agaragaza umutima woroshye kandi yitangira cyane cyane ngo mu rukundo. Urumva ko rero Miki nuko nguko ibintu biba bimeze ndetse nuko nguko biba bikomeje kugenda. Rero niba ufite izina twagusobanurira, niba hari izina wifuza ko twazakubwiraho, niba hari ikindi gitekerezo wifuza ko twakubwira, watwandikira muri comment kugira ngo tujye tugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro ngenda nkugezaho. Ikiza no gukanda subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane, neza. Hari ibintu byinshi ndimo ngenda mbategurira kandi nizera neza ko tuzenjoyinga tukaryoherwa twese. Ntabwo tuzahera muri ibi ngibi gusa dufite ibitekerezo bigari kandi ibintu byiza mbategurira ni inkuru nziza zimeze neza. Ndego icyo nakubwira cyo, niba utarakanda subscribe waba waracikanwe cyane, kuko hari ibintu byiza uzajya ugenda utabona kubera ko utakanze subscribe. Ndagushimiye cyane rero niba wowe unyumvisha ugahita ukanda subscribe. Imana iguha umugisha kandi Imana ikomeze ibane nawe. Gira ubuzima bwiza rero n'amafaranga. Ndagushimiye cyane.